Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri Maxwell TV. Muri video y'uno munsi tugiye kuvuga kuri WhatsApp. WhatsApp duheruka kuyivugaho muri video yacu ishize. Muri video yacu ishize twavuze kuri WhatsApp, aho twavuze ku bijyanye no kwirinda uburyo washyirwa muri group za WhatsApp utabishaka, aho bisaba ko umuntu abanza kuguha ubutumire invitation, then ukajoininga ya group cyangwa se ukajya wakinjira muri ya group ariko ku bushake bwawe. Uyu munsi wa none rero ntago turi buvuge cyangwa se ntituri bugaruka kuri ibi ngibi, ahubwo tugiye kureba umutekano wa WhatsApp yawe. Bijya bibaho ko ugira gutya ugasanga hari umuntu ufashe telefone yawe, either uyimuhereje cyangwa se ayitoye aho iri, yabasha kwinjira muri telefone yawe akajya yakwinjirira muri WhatsApp, akinjira mu mabanga yawe ya WhatsApp, areba abo mucatinga, areba abo muvugana nyine cyangwa se n'ibyo muganira, kamemu n'ibyo bashaka kwirebera. Ni gute rero wakirinda ibyo bintu? Ni gute warokinga WhatsApp yawe ukirinda buri wese kuyinjiramo uko abitekereje cyangwa se uko abishaka, bikaba ngombwa ko umuha uburenganzira akayinjiramo, cyangwa se nyine uba wabibonye ukamubuza, ukamuhagarika? Bigenda bite? Kurikirana iyi video yose uyirangize, biraza kurangira wabibonye. Iyi ni Maxwell TV, naho njye mwumva ni Peter Dusenge. Niba utarakora subscribe, please kora subscribe kugira ngo ujye uhita ubona video zose dushyizeho, kandi wibuke no gukanda kuri iyo nzogera uzajya uhita ubona notification. Nta gutinda rero, ese ni gute bigenda, bikorwa bite? Kurikirana rero. Iyo ushaka kurokinga WhatsApp yawe bigenda bite? Uraza ugakanda kuri iyi WhatsApp, ngira ngo urabibona ahangaha. Uraza ugakandaho, wamara gukandaho bihita bifunguka, bikagenda bite? Uraza ukande kuri iyi WhatsApp, numara kuyikanda urahita winjira muri WhatsApp yawe bisanzwe. Ariko kubera ko urabona ko iyi WhatsApp iri locked, ntago byoroshye ko wahita winjira muri ya WhatsApp, kubera ko iri locked hakoreshejwe fingerprint. Ndakwibutsa ko ushobora gukoresha fingerprint, ushobora gukoresha pin, cyangwa se ushobora gukoresha pattern. Byose birashoboka, biterwa n'icyo wahisemo. Kugira ngo ukoreshe kimwe rero bisaba ko kimwe ugifunga ugafungura ikindi. Iyo ubikoze neza rero, nkanjye nakoresheje fingerprint, nindamuka nshyizemo fingerprint harahita haza ibi ngibi uri kubona. Urabona ko WhatsApp yabaye unlocked. WhatsApp yanjye yabaye unlocked, iranyemerera kwinjiramo kubera ko yafungutse. Bigenda bite rero? Ni ukuvuga ngo iyo imaze gufunguka, iyo umaze gufungura WhatsApp yawe ubigenza ute? Ubasha kwinjiramo. Urabona twageze ku ruganiriro, aho uba uri kuganira n'abantu ibintu bigiye bitandukanye. Uraza ukareba hano hejuru iburyo mu nguni ya telefone yawe. Uraza hano mu nguni ugakanda kuri tuno tudomo dutatu ukareba ikiri buze. Utu tudomo dutatu iyo umaze kudukandaho, turi hano, uraza ukadukandaho. Iyo umaze kudukandaho hahita haza akandi kantu ahangaha, kugira ngo murimo murakareba. Aka kantu kaba kajeho hano ku ruhande. Uraza rero ugakanda kuri settings. Settings uza ugakandaho ni izi ngizi.
uraza ukande kuri izi settings nizo uri bukandeho, hanyuma numara kuzikandaho hari ikintu kiri buhite kiza, harahita haza iyi screen muri kubona hano. Iyi screen numara kuyibona rero nta kindi kiri bube gisigaye uretse kujya muri privacy and setting, privacy and security, privacy and security niho ushakira umutekano wawe. Privacy ngira ngo urumva icyo ari cyo, security nacyo birumvikana ntabwo ndi bubivugeho byinshi. Ukimara kugera aha ngaha rero ukora iki? Automatically urahita uza ukande aha ngaha handitse privacy and security. Numara kuhakanda uraza guhita ubona ikiri bube, haraba iki? Ni ukuvuga ukimara kwinjira muri privacy and security hahita haza ibi ngibi ureba hano, then warangiza ukazamura gakeya, scroll down ukazamura gakeya kugeza ugeze kuri security. Security ngiyi hano, wamara kugera kuri no security rero ugahitamo, urahitamo iki? WhatsApp lock. Numara guhitamo iyi WhatsApp lock, you enable WhatsApp lock. Yes, numara kuyemeza ko iyi WhatsApp yawe iri bube locked, urabona ko nshatse nayifunga. Yes, my WhatsApp is locked. You see? Nshobora rero no kuba navuga nti WhatsApp yanjye nikomeze ibe locked, then ugahitamo niba ari fingerprint, niba ari pattern, niba ari pin. Urahitamo kimwe muri ibyo ngibyo. Biranashoboka kandi ko wanahindura password. Ahangaha you can change your password, cyangwa se wabona atari ngombwa kuyihindura ukayihorera ukarekera uko biri. Igihe cyose rero waba ushaka guhindura, tuvuge niba ushaka guhita ushyiramo pattern cyangwa se ushaka gushyiramo fingerprint, pin, ugakuramo fingerprint, uraza ukirika ahandi kuri pattern ushaka gushyiramo, ariko screen yawe irahita ikwereka ko ubanza ugafunga fingerprint. Mara gufunga fingerprint ukajya wakemererwa gushyiramo ya pattern. Aha tugeze rero ni hehe? Telefone yanjye iri locked dukoresheje fingerprint. Uraba ufite amahitamo aha ngaha. Amahitamo avuga iki? Ese nkimara kuva kuri WhatsApp ihite yirokinga ku buryo uwahita agaruka ako kanya yasanga yabaye locked, cyangwa se mpitemo ko iri bube locked nyuma y'umunota umwe? Nkibutse ko nuhitamo aha ngaha, igihe ukiva kuri WhatsApp umunota utarashira uwashaka yahita yinjiramo bitamusabye password. Ubwo nawe urumva uko bigenda. Ese byansaba amasegonda 30 byibura kugira ngo mbe nabasha kwinjira muri ya WhatsApp nta password cyangwa se nta lock binsabye? Wahitamo bitewe, ariko njyewe mbona icyiza ari uko niba uhisemo gushyiraho uburyo bwo kurinda WhatsApp yawe, biba bisaba ngo igihe ukiva kuri WhatsApp automatically nayo ihite yirokinga, ku buryo waza nyuma yawe yaza agasanga WhatsApp iri locked, atabasha kukwinjira uko yishakiye, cyangwa se ngo akugire mu mabanga utamuhaye uburenganzira. Ndabashimiye rero kuba mwakurikiranye iyi video ikaba irangiye, mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zigiye zitandukanye. Niba utarakora subscribe, please kanda subscribe kandi ukane no kuri iyo nzogera y'amamenyesha kugira ngo uko dushyizeho video uzajye uhita uyibona ako kanya. Ndabashimiye rero, naho ubutaha.